miryango, twatakaje ubuzima, twatakaje byinshi byari kutugirira umumaro, ariko hari ikintu twasigaranye. Uwiteka ashimwe ko tutatakaje byose, yadusigarije kimwe gusa. Ndashima Imana kubw'umwuka wera, ndashima Imana kubw'ubuzima, ndashima Imana kubw'ubugingo. Imana ishimwe kubw'icyo gice gitoya yasize i Yerusalemu. Ndetse twasigaye tumeze nka nyakamwe, twasigaye tumeze nk'abantu badafite Imana, twasigaye tumeze nk'abatagira umwuka wera muri twebwe, twasigaye tumeze nk'abashenwe, niko Bibiliya yarivuze. Ariko Imana ishimwe, umurongo wa 9 uravuze ngo iyaba Uwiteka atadusigarije. Ndabasuje mu izina rya Yesu. Muraho neza abantu bo kuri iyi channel Agnes TV Show. Ndabahobereye kandi nanone sinzi niba namwe mujya mu nkumbura, nanjye njya mbakumbura, niyo mpamvu nkora ngaruka, ntabwo ntinda kugira ngo nongere nze kuganira namwe. Ndabashimiye mwebwe mwese mwakoze subscribe, namwe mwateye comment, mwese mwanyeretse urukundo, nukuri ndabashimiye cyane. Abakoze share mwese narabibonye, Imana ibahe umugisha kandi cyane. Uyu munsi rero ikintu kinzanye imbere yanyu, ndashaka ko tuganira ku magambo y'Imana. Ndumva ari wo mwuka ndimo. Imana ibahe umugisha rero ko muri kumwe nanjye. Reka dusenge kugira ngo tuganire ku ijambo ry'Imana. Mana yacu, Mana nziza, Mana yo kwizerwa kandi Imana yo kwiringirwa, ubereye maso abagutegereza, ntawe uzakorwa n'isoni keretse abava mu masezerano ari nta mpamvu, niwe bazakorwa n'isoni ndetse kandi bakamwara. Umutima wanjye ucishijwe bugufi cyane n'ijambo ryawe, nshishijwe bugufi cyane n'imbaraga n'imirimo byawe Mana. Ndakwinginze kugira ngo ineza n'imbabazi n'urukundo n'ubuntu byome kuri twebwe abantu bakurikiranye iyi channel. Ndabasabira umwuka wera, ndabasabira kumva no kumvira. Ndakwinginze kugira ngo duhe umutima nk'umwe wari muri Dawidi, kugira ngo twishimire. Urakoze kuri mu ruhande rwacu kandi nta n'umubisha, mu izina rya Yesu, amen. Reka tuganire ku magambo y'Imana ari muri Yesaya igice cya mbere, umurongo wa 7, niho tugiye gusoma, niho tugiye kuganira ku magambo y'Imana. Haranditse ngo igihugu cyanyu ni amatongo, imidugudu yanyu yarahiye, abanyamahanga bararyana, imyaka yanyu igihugu kibaye amatongo nk'igishenwe n'abanyamahanga koko. Ndasubiramo, haravuga ngo igihugu cyanyu ni amatongo, imidugudu yanyu yarahiye, abanyamahanga barabaryana, imyaka yanyu igihugu kibaye amatongo nk'igishenwe n'abanyamahanga koko. Imana ibahe umugisha niba tukiri kumwe. 8 haravuga ngo umukobwa w'Isiyoni asigaye ameze nk'ingando yo mu nzabibu, ameze nk'indaro yo mu mirima, mu murima w'imyungu, ameze nk'umudugudu ugoswe n'ingabo. 9 haravuga ngo iyaba Uwiteka Nyiringabo atadushigarije igice gito cyane cy'abantu barokotse, tuba twarabaye nk'isodomu tukamera nk'igomora. Mwakire neza amagambo y'Imana. 9 haravuga ngo iyaba Uwiteka Nyiringabo atadushigarije igice gito cyane cy'abantu barokotse, tuba twarabaye nk'isodomu na gomora. Imana ishimwe. Ni kuvuga ngo igihugu cyacu cyangwa se isi, Bibiliya yashushanyaga igihugu, ariko ni nko kuvuga itorero muri rusange, abakristo muri rusange, abantu muri rusange, abantu batuye mu isi twese. Igihugu cyacu mu buryo bwose cyabaye amatongo, ndetse twasigaye tumeze nka nyakamwe, twasigaye tumeze
nk'abantu badafite imana, twasigaye tumeze nk'abatagira umwuka wera muri twebwe, twasigaye tumeze nk'abashenwe, niko Bibiliya yarivuze. Ariko Imana ishimwe, umurongo wa 9 uravuze ngo iyaba Uwiteka atadusigarije ahantu hato cyane cyangwa se abantu bake cyane basigara, ngo igihugu cyabaye amatongo ndetse abantu gisigariye aho, ariko hari ikintu Uwiteka yakoze cyo kudusigariza. Imana ishimwe. Ku buzima bwawe hari ibintu byashize, hari ibintu byagiye, hari ibyo watakaje, hari ibyo wabuze, hari ibyo washakishije ndetse unabigeraho, ariko biguca mu myanya y'intoki mu kanya nk'ako guhumbya mu buryo udatekereza. Ariko ndagira ngo nkubwire ngo hari icyo Uwiteka yagusigarije. Imana iguha umugisha niba uri kubyumva. Icyo Uwiteka yagusigarije nta kindi, Uwiteka ari mu ruhande rwawe, Uwiteka ari kumwe nawe. Ndumva nta bwoba bw'intambara iyo ari yo yose ushobora kugira, kubera ko hahirwa umuntu wiringira Uwiteka, maze Uwiteka akamubera ibyiringiro. Imana iduhana umugisha niba muhari. Nari mvuze ngo hari abantu cyangwa se hari abantu benshi bagize ibintu byinshi batakaza. Twatakaje abantu, ndavuga mu itorero, mu murimo w'Imana, mu buzima busanzwe, mu miryango. Twatakaje ubuzima, twatakaje byinshi byari kutugirira umumaro, ariko hari ikintu twasigaranye. Uwiteka ashimwe ko tutatakaje byose, yadusigarije kimwe gusa. Ndashima Imana kubw'umwuka wera, ndashima Imana kubw'ubuzima, ndashima Imana kubw'ubugingo. Imana ishimwe kubw'icyo gice gitoya yasize i Yerusalemu. Uwiteka ngo yaba atarasigaje ako kantu gatoya, tuba twarabaye nka Sodomu, twarabaye nka Gomora. Ariko kubera ko yadusigarije akantu gatoya, nicyo gituma, haleluya, cyo gituma Bibiliya ivuga ngo kuko Umwami Imana izantabara, kuko Uwiteka azaba ari kumwe nanjye, kuko Uwiteka azankomeza, kuko Uwiteka azamfata ukuboko, bizajya bituma nkomera mu maso niharangiza hamere nk'urutare. Imana ishimwe. Imana iguha umugisha niba uri kubyumva. Gusa nubwo bimeze bityo ntutinye, nubwo bimeze bityo ntukuke umutima. Gukiranuka biracyakunda, gukizwa biracyashoboka, gutabarwa birashoboka, gusenga birakunda. Nubwo byakomera, nubwo byagera kure, ariko birashoboka cyane. Uwiteka ari muri twebwe, afite imbaraga, afite gukomera, arakenyeye kandi arikwije. Niko bivuga kandi niko Bibiliya ivuga. Hari inkuru y'umuhungu witwa Dawidi. Imbere ya Goliyati yagaragaraga nk'umuntu utagaragara. Ntabwo Dawidi yagaragaraga imbere ya Goliyati, ariko kubera ko Dawidi yararimo ikintu gikomeye, muri Dawidi hari harimo umuntu udasanzwe, byatumye afata ibuye ritoya rigaragara nk'aho ari ritoya, ariko ibuye ritoya rikora ikintu gikomeye. Nukuvuga ngo Uwiteka uri muri wowe, Uwiteka uri muri wowe ashobora ibintu byinshi, ashobora ibintu byose. Yashobora guhindura mu muryango wawe, mu gakiza, mu itorero Uwiteka, mu gihugu cyawe. Uwiteka ashobora gukora ibintu bikomeye cyane kuri wowe kandi bikagutungura. Imana iguha umugisha. Imana iguha umugisha niba uri kumva ijambo ry'Imana, kandi Imana igukomeze. Ndumva tudakwiriye gutinya, kubera ko Uwiteka ntabwo yemeye ko tuba nka Sodomu cyangwa nka Gomora, ahubwo hari agace gatoya Uwiteka yasize, hari agace gatoya Uwiteka yisigarije. Hari umuhungu witwa Eliya, yahungiye ku musozi munsi y'igiti cy'umurotemu. Aravangwa abahanuzi bose bapfuye barashira, ariko ndashima Imana. Uwiteka ntabwo ajya yiburira, ntabwo ajya atakaza abantu bose ngo abure n'umwe, nta nubwo ajya atakaza ibihugu byose. Ntabwo ashobora kumara isi yose adafitemo abantu. Yasubije uwo musore aramubwira ngo ntibigutere ubwoba, ntiwumve ko ungiriye imbabazi, kuko ndacyafite abantu benshi, ndacyafite 7,000 bitapfukamiye Bayali. Ndashima Imana ko itajya yiburira, kandi Imana ishimwe. Bityo rero menya ko mu buzima bwawe Uwiteka hari ikintu yasize, hari akantu gato, hari akabuto gato Uwiteka yakandaho
ubuzima bwawe akabuhindura. Hari akantu gato Uwiteka yakoraho agakiza muri wowe kakiyongera. Nawe utarakabona hari ikintu Uwiteka yakora, nubwo turi mu bihe bikomeye bigoye gukirizwamo, ariko Uwiteka yabishobora, kandi Uwiteka nta cyabasha kumutera ubwoba ku buzima bwawe bwose. Ndabashimiye cyane kubwo kubana nanjye muri aka gace cyangwa muri aka kanya gatoya tuganiriyemo ijambo ry'Imana. Gusa umutwe w'ijambo wavugaga ko Uwiteka hari ikintu yisigarije ku buzima bwawe. Ndabashimiye cyane n'ukuri kandi ndabanezerewe. Imana ibaha umugisha. Mwe mukigira umutima wo gutega amatwi ijambo ry'Imana, mwe mugishaka kumva ijambo ry'Imana, n'ukuri Uwiteka abahe umugisha mwinshi utagabanyije, kandi n'ukuri nitutagwisari. Hari amagambo nkunda, Petero yabajije Yesu aramubaza ngo ariko mwami, ko twasize ibyacu tukagukurikira uzaduhemba iki? Imana ishimwe. Maze Yesu asubiza Petero ijambo rikomeye rijya rintera ubwoba, aramubwira ngo Petero we, nimutagwisari muzahembwa. Ibaze, ntabwo abantu bajya batekereza kuri ako kantu. Ingororano ziragoranye. Ntabwo iherezo itangira ryawe ari ryo Imana ikeneye, ahubwo ikeneye iherezo ryawe. Ikeneye uko bizarangira, ntabwo ikeneye uko byatangiye. Rero Imana iguha umugisha kuba ukimaranira, kuba ugirwana, kuba ugifata intwaro yawe ukajya ku rugamba, kuba ukirwana intambara kubwo gukiranuka. Imana iguha umugisha mwinshi cyane. Amen. Reka dusenge. Mana yacu, Mana nziza, Mana yo kwizerwa, izina ryawe nirishimwe ko hari ibihumbi 7 wisigarije mu buzima bwacu, mu itorero ryawe, mu miryango yacu. Ntabwo abantu bapfiriye gushira, warakoze Uwiteka. Mu izina ryawe Yesu Kristo turaguhamagaye muri riteraniro cyangwa se kuri iyi cano. Reka imbaraga z'Umwuka Wera zibe kuri twe, utuganirize mu izina rya Yesu Kristo. Uturwanira intambara nyinshi, uturemera amashimwe, utwambike izindi mbaraga, uduhishurire, udukore ku maso bundi busha, ndetse n'amatwi yacu yazibure. Urakoze kuri Uwiteka Nyiringabo Imana, urakoze kutazaduhana mu byago ndetse no mu makuba. Urakoze kuzagumana natwe, urakoze kuzagendana natwe, urakoze kuzakorana natwe, mu izina rya Yesu Kristo. Haleluya. Amen.